umuntu wibera ahantu nko mu giturage cyangwa se yibera ahantu hatuje adakunda ahantu hari abantu benshi. Iyo usomye Bibiliya neza wumva ko yari umuntu wibera ahantu hari hatuje kandi hari haciye bugufi. Imana tugire neza cyane. Bibiliya rero ivuga ko nubwo yarabayeho yari afite ayo mafaranga, yari afite ubwo buryo, yari afite imibereho ifatika, ariko yari afite ikibazo kitamenywa n'undi muntu wari wese. Aramwitegereza, yitegereza uwo muntu uri kumusaba asanga n'umusambanyi, yitegereza umuntu uri kumusaba asanga n'umusinzi, yitegereza umuntu uri kumusaba asanga n'umurozi, yitegereza umuntu uri kumusaba iyo abonye udufaranga dukeya hafi ajya ni muri rogi, ahafi ajya ni mu busambanyi, yitegereje umuntu umusaba asanga ahafi ajya n'icyo ahabwa nta kintu kimaza. Ngo nukora mbwa ngo si byiza kwenda ibyo kurya by'abana ngo mbijugunyire imbwa. Gocha TV tugira gutya tukabagezaho ijambo ry'Imana. Tuba turi kumwe n'abavuga butumwa batandukanye. Uyu munsi twagize umugisha wo kuba hamwe n'umukozi w'Imana muri kubona kuri kamera. Umukozi w'Imana usize amavuta y'Imana, ufite ubutunzi bw'Imana yiteguye guhereza isi yose, aho abantu bari batandukanye turabizi ko bajya batwumva. Turagira ngo rero rwose mbere yuko tumwakira tubanze dushimira abantu bose badukurikirana aho muri hose. Tujya twakira ibitekerezo byanyu, tukakira inyunganizi zanyu, kandi turabashimira abakomeza gukora subscribe, abakora comment, abakora like ndetse n'abajya batanga subscribe. Aho muri hose rero turabashimiye, turabakunda cyane. Imana ibaho umugisha mwinshi. Biranashoboka yuko bwaba ari ubwa mbere ufunguye Gocha TV, ukaba aribwo bwa mbere ugiye gukurikirana inyigisho zacu. Aha niho tubagezaho ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana, twumva ubuhamya bukomeza abantu, busubizamo abantu ibyiringiro. Twagira ngo rero tubasabe niba aribwo bwa mbere mufunguye, ntugende udakanze subscribe, ni inkunga ikomeye cyane. Turagira ngo rero mu by'ukuri ukande subscribe, usharing inshuti zawe nabo babashe kureba, kandi mujye mwibuka yuko ari ivuga butumwa. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane, turabakunda. Rero aka kamwanya turagira ngo twakire umutumirwa wacu atangire atwibwira. Mwene data ni karibu. Murakoze cyane. Hari abantu benshi cyane batakuzi ariko ugenda gushuje, dusanzwe tuziranye. Na mahoro. Na mahoro, turashima Imana. Muri make rero twifuzaga ko wakwibwira abakunzi bacu ba Gocha TV kuri kamera nyine, hanyuma abantu bose bakakumenya, hanyuma tugatangirana, kandi ufite byinshi. Uyu munsi waje witeguye ndabizi. Tugezeho ijambo riri ku mutima wawe. Karibu sana. Imana iguhe umugisha. Uratwibwira, udusengere, unatwinjize mu ijambo ry'Imana. Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Koze Imana iguhe umugisha. Nkuko bivuze, nitwa EV.Jacques, ndi umukristo. Icyo nicyo kintu cya mbere, ndi umukristo. Sengera mu itorero rya ADEPR, paruwasi ya Rango. Turashima Imana rero nkuko wari bivuze. Turashima Imana kandi tunejejwe no kubana n'abakunzi bacu, tunejejwe no kubana n'abakunzi ba Gocha TV. Ndabasuhuze mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibaho umugisha. Tunejejwe no kubana namwe rero, nkuko yo yarabivuze. Turi hano ngo tuvuge ijambo ry'Imana. Turi hano kugira ngo tuganire namwe ku by'uru rugendo rujya mu ijuru, cyane ko aricyo twahamagariwe, cyane ko aricyo Yesu niyo message yaduhaye kugira ngo tubwire abantu, kandi yabagiye wicaye hano nawe ubwawe ufite icyo wavuga. Reka dufatanye rero tuganire ku ijambo ry'Imana, nicyo twasigiwe. Imana ibaho umugisha. Mbere yuko nsenga nkuko wari ubivuze, numvise ubwira abantu ngo bakore subscribe. Nibyo kandi nubwo atari cyo cyanzanye, ariko hari ijambo Daniel yanditse, aravuga ngo abanyabwenge bazarabagirana nk'inyenyeri, ngo bazarabagirana ngo nk'umucyo wo mu isanzure ry'ijuru, ngo kandi ngo abahinduriye benshi gukiranuka ngo bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Imana ishimwe. Haleluya. Rero iyo nicaye turimo tuganira ijambo ry'Imana, tuba turimo kwamamaza ubwami bw'Imana.
turimo turavuga Imana, turimo turabwira abantu Imana. Rero iyo ufashe telefone yawe urimo ukurikirana Gocha TV ugakora subscribe, mu ruhande rumwe ubuteye umurimo w'Imana inkunga. Ikindi kandi nubwo udafite umwanya wo kwicara ngo uhagarare ku gatuti mu rusengero usengeramo cyangwa se aho ukorera umurimo, ushobora kuba utabona uwo mwanya, ushobora kuba utari n'umuririmbyi, ushobora kuba udafite ubwo buryo bwo kuvuga ijambo ry'Imana. Ariko iyo ukoze share, ugasharinga ubu butumwa ukabugeza muri groupe za WhatsApp barizwamo, aho uri ukagerageza kwamamaza ubwo butumwa, hari ubwo umuntu abureba ari kuri groupe ya WhatsApp yazindutse ababaye, yazindutse afite umutima ashaka kwiyahura, yumva aremerewe n'ibibazo, ariko yareba iyi video kubera ko ngiyewe sinayimugejejeho, ariko wowe wayimugejejeho, arakiza, umutima we uranezerewe, umutima we yirirwa nyakanyamuneza, ndetse Imana ivuganye nawe mu buryo atateguraga kubera ko asanze iyo message wamuhaye. Uba wamamaje ubutumwa, ubuvuze ijambo nubwo utamugejejeho n'amaguru, ariko ubuvuze ijambo. Haleluya, Mana ishimwe. Ubuvuze ubutumwa. Iyo uwo muntu akiza akareka kwiyahura, iyo uwo muntu akiza akareka ubugome yaragiye kugira, iyo uwo muntu akiza akirirwa neza, uvuze ubutumwa mu yandi magambo. Turagusaba gukora subscribe rero, kandi turagusaba gusharinga amavideo kuri Gocha TV. Nicyo duhamagariwe, nicyo kituzanye hano, niyo mpamvu turetse ibyo twari gukora tuvuga ngo reka tukugezeho ubutumwa. Ubwo butumwa tuguhaye rero wibugumana muri telefone yawe, ubwo butumwa tuguhaye wibutindana, bwohereze ku magroupe ya WhatsApp, bohereze inshuti zawe, bohereza abo mubana, bibereke, udufashe kwamamaza ubutumwa, tuvuge ijambo ry'Imana. Yesu agiye kuza, Yesu agiye, tubwira abantu gukira, dubwira buruka imitima, dutange message nko Yesu yiduhaye. Yesu naza twigire mu ijuru. Imana ishimwe. Amen. Imana iguhe umugisha kuko ubikoze, kandi Imana iguhe umugisha kuko ubikoze, kandi uzajya ukurikirana Gocha TV. Turabo Bibiliya iravuga ngo kuko turabo yaremye ituremira imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Imana iguhe umugisha kuko ubikoze. Reka dusenga Imana. Turagushimye Data wa twese uri mu ijuru ryera, Imana y'amahoro kandi Imana yo kwizerwa. Tugushimiye ko ugira neza, tugushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye ko waturinze, ukaturindira ubuzima, ukaturindira ubugingo, tugeze amasadume ku mwuka bazima nta gikuba cyacitse. Izina ryawe ririshimwe, si kubw'amaboko, ntabwo ari kubw'imbaraga z'umuntu wari wese, nta nubwo hari undi wagize icyakora kugira ngo tubeho. Turiho kubw'umugambi wawe. Imana ihabwe icyubahiro. Turi hano rero kandi tuje kugira ngo tuganire n'abakunzi ba Gocha TV, tuganire ku ijambo ryawe. Turagusabye kugira ngo ubane natwe, duhamagaye imbaraga z'Imana. Twebwe ubwacu ntacyo twakishoboza, turabanyantege nkeya cyane rwose, yewe turabanyaminwa yanduye, ntacyo twabasha kuvuga kuko ijambo twavuga riturusha uburemere, riturusha ubushobozi, ryabayeho kera cyane. Ariko turasabye kugira ngo ridushyigikiremo. Kujya mu ijuru waravuze ngo simbasize nk'imfubyi, ngo mbasigiye umwuka wera, ngo wazabigisha. Ndetse uvuga ijambo ryiza cyane nkunda, ngo azenda kubiri ku mutima w'Imana, ngo narangiza biduhe. Dushyigikire rero kandi ubaye natwe, ntaba ari twebwe, ntaba ari buri muntu wese, ahubwo imbaraga z'Imana zitugote kandi ubwami bw'Imana buze. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha kandi Imana ikomeze kukurindira aho uri mwene data. Tuje hano kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Reka dusangire umurongo w'ijambo ry'Imana. Dusangire umurongo w'ijambo ry'Imana usanga mu gitabo cya kabiri cy'Abami. Turasoma duhereye ku bice 4 umurongo wa 28 turageza ku murongo wa 37. Igitabo cya kabiri cy'Abami ibice 4 turasoma duhereye ku murongo wa 28 turageza ku murongo wa 37. Reka dusome mu izina rya Yesu.
Bibiliya iravuze ngo 28 aravuze ngo umutwe w'amagambo aravuga ngo iby'umugore w'Ishunemu. Umugore aravuga ati, mbese n'igihe wasabye databuja umwana w'umuhungu sinakubwiye nti wibeshya? Elisa abwira Gehazi ati, cebura wende inkoni yawe ugende, kandi nuhura n'umuntu wese ntumuramutse, ukuramutsa ntumusubize, maze iyi nkoni uyijyane uyirambike ku maso y'umwana. Nyina w'umwana aravuga ati, nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe, singusiga. Nuko arahaguruka aramukurikira. Ariko Gehazi abacaho ajya imbere, agezeyo arambika inkoni ku maso y'umwana, ntiyakoma kandi ntiyumva. Ahirako aragaruka ngo ahure nawe, aramubwira ati, umwana ntakangutse. Nuko Elisa araza yinjira mu nzu, asanga umwana yapfuye aryamye kuri bwa buriri bwe. Arinjira yikingirana n'uwo mwana, bombi atakambira Uwiteka. Arurira yubama kuri uwo mwana, umunwa ku wundi, amaso ku maso, amaboko ku yandi, amurambararaho. Intumbi y'umwana irashyuha. Elisa arabyuka yigenzagenza muri iyo nzu, akubita hirya, aragaruka, arongera arurira, amurambararaho. Umwana yitsamura karindwi, Imana ishimwe, arambura amaso. Elisa ahamagara Gehazi, aramubwira ati, hamagara uwo mushunemukazi. Aramuhamagara, aramwitaba. Ahageze aramubwira ati, terura umwana wawe. Nuko araza, arunama, amugwa ku birenge, maze aterura umwana we, arasohoka. Imana ishimwe. Some Matayo, ubutumwa bwiza kubwanditswe na Matayo, ibice 15 umurongo wa 21 kugera ku murongo wa 28. Ubutumwa bwiza kubwanditswe na Matayo, ibice 15, Matayo ibice 15 21 kugera kuri 28. Umutwe w'amagambo aravuga ngo, Yesu akiza umukobwa w'umunyakananikazi. Yesu arahava ajya mu gihugu cy'Itiro n'i Sidoni. Umunyakananikazi aturuka mw'icyo gihugu, arataka cyane ati, mwami mwene Dawidi, mbabarira, umukobwa wanjye atewe na dayimoni cyane. Ntiyagira icyo amusubiza. Nuko abigishwa be baramwegera, baramwinginga bati, musezerere kuko adutakira inyuma. Arabasubiza ati, sinatumiwe abandi keretse intama zazimiye zo mu muryango wa Isiraheli. Nawe araza aramupfukamira, aramubwira ati, mwami ntabara. Aramusubiza ati, si byiza kwenda ibyo kurya by'abana ngo mbijugunyire imbwa. Nawe ati, ni koko mwami, ariko imbwa nazo zirya ubuvungukira bugwa buvuye ku meza ya ba nyirazo. Maze Yesu aramusubiza ati, mugore, kwizera kwawe ni kwinshi, bikubere uko ushaka. Umukobwa we bikubere uko ushaka. Umukobwa we ahera ko arakira. Imana itugirire neza cyane. Reka tuganire kuri ijambo. Dusomye ijambo ry'Imana ritubwiye inkuru z'umushunemukazi. Uyu mudamu cyangwa se uyu mumama yarabayeho mu buryo atuye ahantu ha wenyine, ariko mu buryo bugaragara yari afite amafaranga cyangwa se yari afite ubutunzi, kuko Bibiliya ivuga ko yari umuntu wibera ahantu nko mu giturage, cyangwa se yibera ahantu hatuje, adakunda ahantu hari abantu benshi. Iyo usomye Bibiliya neza wumva ko yari umuntu wibera ahantu hari hatuje kandi hari haciye bugufi. Imana itugire neza cyane. Bibiliya rero ivuga ko nubwo yarabayeho, yari afite ayo mafaranga, yari afite ubwo buryo, yari afite imibereho ifatika, ariko
yari afite ikibazo kitamenywa n'undi muntu uwo ari we wese. Yari afite ikibazo atabwira undi muntu wese ngo agikemure. Yari afite ikibazo atabwira undi muntu wese ngo akimufashe. Yari afite agahinda, yari afite umubabaro, ndetse yasaga n'umuntu wari amaze kumenyera ku gahinda. Yamenyereye ko kugahinda azabana nako, yamenyereye ko umubabaro azabana. Mu bandi bagambo yari amaze kwakira ubuzima, yari amaze kujyamo cyangwa se yari abayemo, yari amaze kubwakira. Iyo usomye Bibiliya usanga nta bindi byiringiro yari afite, yari amaze kwakira ko uko biri kose, uko Imana yamugeneye azabaho n'ibyo ngibyo. Bibiliya itubwira ko umunsi umwe witwa Elisa, umuhanuzi w'Imana, yatambutse mu izo karitsiye arimo yivuga butumwa, arimo agenda arimo akora umurimo w'Imana, ngo nuko ahatambutse ngo umudamu ngo umumama ngo aramubona. Amaze kumubona ngo aramwakira. Turi ku ijambo rivuga ngo mbese urinde cyangwa se uri iki. Umutwe w'ijambo ravuga ngo mbese urinde cyangwa uri iki. Imana iguhe umugisha cyane. Mbese urinde cyangwa se uri iki. Bibiliya tubwira ngo nuko ngo uwo mubyeyi ngo amaze kumenya ko Elisa ngo ari umukozi w'Imana, maze kumenya ko ari umukozi w'Imana isuma byose, ngo aramuhamagara. Hamwe ngo mukozi w'Imana, muntu w'Imana, ngwino iwanjye, ngwino mu rugo iwacu, nguhe amazi yo kunywa. Imana ishimwe. Ngo ngwino iwanjye mu rugo, nguhe amazi yo kunywa. Ngo Elisa na Gehazi nk'umukozi we baratambuka baragenda bajya mu rugo, arabakira, ariko nta zindi nyungu yarabafiteho, nta bundi buryo, nta n'ikindi yabashakaga. Ni umutima wari umurimo, nubwo yari afite ikibazo, nubwo yari afite ibimugoye, nubwo yari afite intimba mu mutima, ariko yemera kwakira abakozi b'Imana, yemera kwakira abantu b'Imana. Aba ngo nimuze mu rugo mbakire, mbasukira amazi, mbaha amazi yo kunywa, mbakarabye ibirenge. Haleluya! Imana ishimwe. Ngo nuko ngo baratambuka, umunsi umwe ngo arabakira, undi munsi ngo arabakira, ngo bahagarutse nanone batambutse ngo arabakira. Ariko uyu mugore naramukunze cyane. Umugore afite umutima mwiza, yari afite umutima w'urukundo, yari afite umutima wa kimuntu, yari afite umutima muri iyi minsi abantu benshi babuze. We afite umutima wo kwicisha bugufi, afite ikindi kintu agambiriye. Muri iyi minsi abantu bari gukora ibintu byiza kugira ngo bereke abandi. Nyamara Yesu yavuze ngo ingororano za mwene abo bantu bamaze kuzihabwa kera. Bibiliya mbwira ngo bibaye rimwe kabiri bibaye gatatu, ngo nuko mugore Imana iguhe umugisha, ugira umutima wo kwicisha bugufi. Mugore Imana iguhe umugisha, wa mukobwa uzava mu mama Imana izaguha umugisha. Ngo nuko umumama ngo abwira umugabo ati rero sheri, namaze kubona ko muri aba bantu harimo ikintu kidasanzwe. Abantu batandukanye nabo twe dusanzwe tuzi, abantu batandukanye nabo twe dusanzwe tubona, abantu batandukanye ndimo ndabitegereza nkababonamo Imana, ndabitegereza nkabonamo amavuta. Ngo nuko ngo abwira umugabo ati rero bajyaga baza batambuka bagenda, reka twubake inzu hejuru. Imana ishimwe. Abantu barabakire, abantu bari bafite amafaranga, reka twubake inzu hejuru, noneho ntibajye baza bataha, ahubwo mu gihe bavuye gukora umurimo bananiwe, mu gihe bavuye gukora umurimo barushye, bajye baza baruhukire mu ako kumba, bajye baza baruhukiye mu iyo nzu twabubakiye. Umugabo aravuga ati nuko umugore wanjye mwiza, nuko umujyanama mwiza, Imana iguhe umugisha. Umugabo yari umunyamwuka, harangije ngo babyumva vuba, ngo nuko bubaka inzu hejuru, bayubaka vuba bihuse, ngo nuko barayitunganya. Muri icyo gihe cyabo batunganya inzu, bamaze gutunganya inzu, ngo nuko ngo umunsi umwe Elisa na Gehazi baje nk'ibisanzwe, ngo baje ngo baravuga ati uyu munsi noneho niba munananiwe, niba munumva murushye, nimwirirwe mukubita amaguru mujya ahandi cyangwa se mujya gucumbika, twabateguriye icyumba. Haleluya! Twabateguriye icyumba hejuru, dore ngaha ho muruhukira, ngaha ho muryama, ngaha ho muzafatira ifunguro, ngaha ho mukarabira, ngiyi dushe, dore aha cyumba cyo kuruhukiramo. Igihe cyose muzajya mwumva mutameze neza, mwakoze umurimo mwananiwe, bakozi b'Imana, mujye muza muruhukire mu cyumba. Imana ishimwe. Haleluya! Bibiliya irambwira ngo nuko barangije ngo umunsi umwe rero, nyira ahantu numva ntari naharenga, Bibiliya irambwira ngo nuko ngo umunsi umwe Elisa warangije ngo yinjira ngo araryama. Amaze kuryama kuko yari amaze gufata ifunguro, yari amaze gukaraba ibirenge, yari amaze kuruhuka. Imana ishimwe. Arangije ngo aryamye asinziriye. Gira iyerekwa. Imana ishimwe. Agira iyerekwa. Data nahabwa icyubahiro. Agira iyerekwa. Agira iyerekwa. Yaza ibitekerezo biraza. Abantu babona umwanya.
nkiri aha hantu rero ndaganira nawe nshuti yanjye, ndaganira nawe uteze turi kumwe kuri Gocha TV, ndaganira nawe ndavugana nawe. Icyo uyu mugore yarakoze ni iki? Yarafashe Imana arayifata arayiyegereza. Imana ishimwe. Yarafashe Imana arayiyegereza, yarafashe Imana ayishyira mu nzu iwe. Data nashimwe. Yarafashe Imana. Elisa na Gehazi ni abakozi b'Imana yemera, n'abakozi b'Imana ishima, n'abakozi b'Imana yarishize aho ngaho kugira ngo bavuge ubutumwa. Reka muri iyi minsi reka ntidufate Elisa na Gehazi, ahubwo reka dufate yarafashe Imana aravuga ngo reka mpamagara Imana nyishyire iwanjye mu nzu. Amina. Imana ishimwe. Reka mfate presence y'Imana, reka mfate Imana nyishyire iwanjye, reka mfate Imana nyicumbikire, reka mfate Imana nyizane mu cyumbi wanjye mu buzima bwanjye, reka mfate Imana. Birashoboka ko nagiye kubapfumu bikanga, birashoboka ko natanze amafaranga ngo mbone umwana bikanga. Muri iyi minsi ari w'ikoranabuhanga ngo ryo gufata inanga bakazishyira mu byuma ngo hakavuka umwana cyangwa se ngo gutwitira undi. Ibyo ngibyo biriho n'ikoranabuhanga, ariko nta kizaza gisimbura Imana. Ndaganira nawe nkubwira ngo nshuti yanjye, fata Imana uyishyire mu buzima bwawe, fata Imana uyizane mu buzima bwawe, fata Imana uyikure hirya, uyikure mu bandi, yikure hirya no hino. Fata Imana uyishyire mu buzima, yituzi wawe. Haleluya. Imana ishimwe. Elisa akimara kuryama, akimara gusinzira, akimara gufata ifunguro, ngo nuko ngo abwira Gehazi atari ku imigihe twamaze hano, guhera umunsi wa mbere twatangiye kubajya muri urugo, n'igihe tumaze ducumbikiwe mu iyi nzu, ntabwo nigeze mbona hari umwana utaratamba hano. Haleluya. Ntabwo sinigeze mbona, ni iki kintu twakorera uyu mubyeyi, ni iki ibintu yadukoreye. Haleluya. Amina. Nkurikije ibintu uyu mumama dukoreye. Amen. Muri iyi karitsiye twatembereyemo nta muntu n'umwe wigeze atukora nk'ibintu uyu mumama dukoreye. Uru rugo turubonyemo umugisha udasanzwe, uru rugo turubonyemo uyu mumama tumubonyemo mw'Imana mu buryo budasanzwe. Ni iki kintu twakora kugira ngo uyu mudamu nawe atugireho umugisha? Imana ishimwe. Yarabitewe n'iki? Yarabitewe nuko yakiriwe, yarabitewe nuko Imana iri muri we, yahawe agaciro ku buzima bwe. Imana ishimwe. Gehazi nawe aba yagize yerekwa, Gehazi nawe aba yagize yaritegereje. Ngo ari jawe ati rero abwira Elisa ati rero nanjye kuva igihe cyose nabari hano ntabwo nigeze mbona uyu mama, sinigeze mbona uyu mama hano umwana ashyira kwibere. Imana ishimwe. Sinigeze mbona uyu mama hari umwana agaburira, nta mwana nigeze mbona ataratamba mu rugo. Elisa ati uzi ko ari byo? Twicaye muri saro nta mwana nigeze mbona uza kunsuhuza, twicaye muri saro nta mwana nigeze mbona uza kubwira mama ngo ari umuntu gushaka. Twicaye kuva twagera nta mwana turabona uza kuvuga ngo aza kusuhuza ati daddy tonto, ntawe twese tubona aza kudusuhuza. Uyu mubyeyi ashobora kuba afite ikibazo. Haleluya. Imana ishimwe. Nshuti yanjye, niba ushaka ko hari icyo Imana igukorera, niba ushaka ko hari icyo Imana ikora, zana Imana mu buzima bwawe, zana Imana mu muryango wawe, zana Imana uyiyegereze. Biravuga ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Imana ishimwe. Gushaka Imana ushobora kuba arazengurutse imisozi itandukanye, wagiye za Kanyarira, wagiye za Kizabonwa, wagiye za Samatare, wagiye ku mazi, wagiye ku misozi itandukanye, ugeze aho ushidikanya uvuga ngo mbese Imana ibaho? Aho nasengeye Imana iri? Ese aho nashakiye Imana iri hehe? Ugeze mu gihe cy'ishidikanya Imana, kuko washatse Imana ku misozi itandukanye yayibona, ariko naje uvuga ngo hindura strategy. Haleluya. Hindura strategy yo gushaka Imana, hindura strategy. Ese urimo urashaka Imana ute? Ese gitumye ushaka Imana niki? Imana ishimwe. Kora umurimo w'Imana, gira abantu ufasha. Haleluya. Reka nkubwire inshuti yanjye, Imana iyo yisabye, Imana nayo irabanza ikareba uyu muntu iki nashakaho niki. Turi ku ijambo rivuga ngo mbese urinde uri iki?
wowe usaba Imana kwikugirira neza, wowe usaba Imana kwikurengera, urashaka ko Imana igutabara, urinde uriki. Imana ishimwe. Bibiliya irambwira ngo nuko ngo bahamagara uwo mumama, barambwira ngo mama ngwino hano. Umumama aritaba, haza mu cyubahiro asanga abakozi b'Imana. Bibiliya irambwira ngo nuko baramubwira ati rero ko twakugireho umugisha tutabigusabye ukagira iyerekwa, niki kintu twagukorera, niki kintu ubwo bushobozi turabifite bwo kubwira Imana ikamanura umugisha ushaka ku buzima bwawe. Dufite ubwo bushobozi, turumva umwuka turimo hari ikintu dushaka kwaturiraho, turumva kuko washatse Imana ukayiyegereza, turumva hari ikintu twabwira Imana ikakigukorera, kuko icyo Bibiliya ngo musabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa, ngo kuko ushatse abona nuko manza kingurirwa. Dufite ubwo bushobozi bitewe n'umwuka w'Imana, dufite no guhamagara ko Imana yaduhamagaye bwo kubwira Imana ikamanura umugisha. Yesamwe ngo dugukore iki? Birambwira ngo aramwanga ngo mbese tubwire ngo tukumenyekanishe mu bantu bakomeye, tubwire Imana igikundiro mu bayobozi bagukunde, muhuze wicarane n'abantu bakomeye muri iki gihugu. Umugore aravuga atoya, aravuga atoya, mukozi w'Imana sinshaka kumenyekana, ntabwo nshaka kujya hejuru. Mu yandi magambo bivuze ngo Imana nibishima, Imana nibishima ikanzamura ntacyo bitwaye. Ariko muri uyu mwanya ndumva ndashaka kumenyekana, murabona. Amen. Haleluya. Amen. Ibyo mfite birampagije, ubutunzi mfite burampagije. Aramwanga ngo ndashaka, haleluya, aramwanga ngo nshaka kwibera mu bacu jewe. Imana ishimwe. Aramwanga ngo nshaka kwibera mu bacu, ndashaka kwigumira hondi, ndashaka kwigumira hondi. Bibiliya irambwira ngo nuko ngo Elisambwa ati rero nubwo ntacyo uvuze, nubwo ntacyo uvuze, nubwo ntacyo umbwiye, aramwanga ngo umwaka utaha nk'iki gihe data nahabwe cyubahiro, aramwanga ngo umwaka utaha nk'iki gihe uzaba uhetse umwana, nubwo ntabyo wavuze, warabisengeye igihe kirekire, warasenze, wazamutse imisozi, wagiye ku misozi itandukanye. Aramwanga ngo ariko umwaka utaha nk'iki gihe, Imana ishimwe, ngo umwaka utaha nk'iki gihe uzaba ufite umwana w'umuhungu, ndabihanuye. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Birashoboka yuko umaze igihe usenga, wasengeye ku misozi itandukanye, wasengeye hatandukanye, ahari uvuga ngo Imana ntikumva, ariko kuko wegereje Imana ku buzima bwawe, kuko uhamagaye Imana ku buzima bwawe, kuko usanye Imana ukayizana mu buzima bwawe, akira igitangaza mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Bibiliya irambwira ngo nuko umudama aravuga ati reka mukozi w'Imana, Imana ishimwe. Imyaka maze ni myinshi, maze imyaka myinshi cyane, kandi maze igihe kirekire, ibyo gusenga narasenze byihorere, igumira ngo mukozi w'Imana, njewe icyo nguhamagara sinari mfite umutima wo gushaka nk'umwana, kandi namaze kwiyakira yuko rwose ibyo kutabyara n'abandi bafata byaye, byihorere mukozi w'Imana. Ibyo kumbwira ngo Imana impaye umwana, rwose imyaka mfite tugendeye ku mibare naracuze, kandi n'umugabo wanjye arashaje, icyo kubyara rwose mukozi w'Imana byihorere wivangirwa, ndabyakiriye. Ezamwe ngo nkurahiye Uwiteka nkorera, nkurahiye nkurikije amavuta ndiho, nkurikije communication mfitanye, nkurikije icyizere mfitanye n'Imana, ndabirahiye umwaka utaha uzaba ufite umwana. Amen. Imana ishimwe. Amen. Bibiliya irambwira ngo nuko umudamu abaho ngaho hadaciye amezi 3 atangira kugaragaza ibimenyetso byo gutwita. Cyizere kiraza, abwira umugabo mu gitondo ambwa ati sheri, tiyamana twahamagaye babantu b'Imana, ibintu bavuze ndumva bitangiye kuba. Umugabo akomye kunda avuga ati ndumva ari impinduka. Mukamya mukubita gasomba ati gasombe nta konsha ati ndumva ntagashaka. Hanga ati reka mpindure nshyiremo gukubita kaboyiro, yamukubita kaboyiro ati reka da ati ndumva ntabyo nshaka. Umugabo ati Imana ihabwe cyubahiro, ibintu byakunze. Ariko ndajya ngutangarize ngo Imana nigusubiza, Imana niguha umugisha, uzakomeza ugume ku birenge byayo, ntuzave ku birenge byayo. Ngo nuko umwana aravuka nihuse cyane, ngo umwana aravuka, ngo aravuka bashima Imana, bahamagara abaturanye, bahamagara inshuti z'umuryango, bati Imana yakoze igitangaza, bati Imana yari yabivuze, abatarasenze nabo ati twarabibonye, ati Imana yabivuze ati uduhari. Nuko igitaramo kirakorwa, umwana arakura, agera igihe ngo nuko umwana amaze gukura, aho twasomye
birambwira ngo nuko umwana ajyana na se gusarura amasaka cyangwa se gusarura ingano aho bahingaga. Bidateye kabiri umwana abwira se ati ndumva umutwe undya. Ise ati mubwira umwana ati aryame hariya, ati ntacyo bitwaye denda ni izuba cyangwa se ni ikibazo, ariko mubwira umwana aryame hariya. Umwana uko amasaha agenda yicuma, ati umutwe urandya cyane, ati umutwe urandya cyane, ati umutwe urandya cyane. Ise bimuyobeye rero abwira se, abwira umukozi aramubwira ati rero mushyira umwana nyina. Burya ababyeyi nibo bazi uburyo bwo kurera, rimwe na rimwe hari abagabo bituyobera, atari ko wenda nyina afite uko ari bumuhoza umwana agaceceka. Bamushyira se, bamushyira nyina aho yarari, ngo nuko igihe kigeze umwana nyina kimuterura, ateruye umwana muri ako kanya mu minota itarenze 5, mu minota mike umwana mugagariraho, umwana arapfa. Mu gupfa k'umwana nyina biramucanga. Icyambere umwana mu gitondo yabyutse nta kibazo afite, yamuhaye igikoma cyangwa se ibyo kurya bya mu gitondo nta kibazo, batandukana ajyana na se nta kibazo yari afite. Ngo nuko nyina biramucanga. Imana ishimwe. Nyina biramuyobera, yibaza uko bigenze, yibaza mu gihe kirenze amasaha 2 uburyo umwana arwayaga akanapfa. Nyina biramuyobera. Ngo nuko yibuka yuko umwana atigeze ashyira stress ku Mana, yibuka ko atigeze ashyira stress ku bakozi b'Imana ngo bamumuhe. Aravuga ati Imana yamumpaye. Haleluya. Amen. Imana yamaye umwana ibasha no kumusubiza ubuzima. Amen. Haleluya. Amen. Kandi abango kuva igihe yamumpereye ntabwo nigeze ndeba ku ruhande. Narakomeje ndasenga, narakomeje imbere yayo, narakomeje nubaha Imana, kandi Imana yakomeje kuba mu buzima bwanjye. Nyirahanga nshuti yanjye, ndagira ngo mvugane nawe. Hari abantu Imana yahaye umugisha barangije bayitera umugongo. Hari abantu Imana yasoreje amasezerano barangije bayicaho baragenda. Umugisha Imana yaguhaye ubinzira nziza yo kuyivaho, ariko se kwibazo bije nshuti yanjye uzajya he? Umwana Imana yaguhaye ko agiye gupfa, akazi Imana yaguhaye ko kagiye kurangira cyangwa kagiye kuza mu bibazo, nshuti yanjye urajya he? Imana yaguhaye akazi kugira ngo uyikorere, yaguhaye akazi kugira ngo ufashe imfubyi n'abapfakazi, yaguhaye akazi kugira ngo ufashe abameze nabi, yaguhaye akazi kugira ngo ufashe abatishoboye. None kugira ngo uyikorere amafaranga urayajyana ku mazi kuyabyinira, aho kugira ngo uyikorere urajyana amafaranga ku mabare, aho kugira ngo uyikorere byabaye inzira nziza yo kunywa byeri, aho kugira ngo ukorere Imana byabaye inzira nziza yo kujya mu ndaya, aho kugira ngo ukorere Imana byabaye inzira nziza yo kuyivaho. Ariko hagiye kuzibazo nshuti yanjye, uzahamagara nde kuzasaba wowe wimye? Bibirambwira ngo nuko umugore afata umwana, aravuga Imana yamumpaye iracyari mu nzu yanjye, ntabwo yigeze yimuka. Imana yamaye umwana, ntabwo yigeze yimuka ku buzima bwanjye, ntabwo nigeze nyitera umugongo. Birambwira ngo nuko umugore afata umwana, ngo amujyana muri ka kazu yubakiye abakozi Imana hejuru, ngo arangije ngo amuryamishamo, ngo amuryamisha kuri cya gitanda bahise baryamaho. Imana ihabwe icyubahiro. Komeza Imana ku buzima bwawe nshuti yanjye, komeza Imana ku buzima bwawe, komeza ugundira Imana. Nubwo wone amasezerano agenda asohora, nubwo uri kugenda woroherwa, hari igihe wasenze Imana iragusubiza, ariko komeza ugundira Imana kuko n'ibibazo bizaza, kandi nibiza ntawe ndi kugutabara usibye Uwiteka. Birambwira ngo nuko ngo amuryamisha ku buriri, ngo ahita hamagara ku mugabo, amwa ngo nyohereza ifarashi, ngo arayimwohereza ntiyacige kuba. Umugore afite kwizera, nawe nkwifurije kugira, yarafite kwizera, ntiyabwira umugabo aho agiye, amwa ngo nyohereje ifarashi nihute cyane. Umugabo ati niki kibaye? Ati we nyohereje ifarashi gusa ndaza ndakubwira ikiri bube. Ngo arihuta cyane, ngo yarazaho Elisa na Gehazi bari kuvugira ubutumwa, ngo arihuta cyane, ngo ageze ngo Elisa kimukubita amaso, ngo abona umuvuduko ifarashi ifite, aravuga ati ubwoko byasa kose uyu mama afite ikibazo, kandi uyu mama uje yihuta gutya ntago nayisanzwe mbimuziho. Ngo nuko Elisa yohereza Gehazi, ngo aramwanga ngo genda ngo uhure nura mu mama umubaze ikibazo afite. Umumama abwira Gehazi aramubwira toya, ntabwo ari wowe nshaka, ntabwo ari wowe nshaka. Ndashaka wa muntu wamanuriye, ndashaka wa muntu wambwiye ko Imana impaye umwana, ndashaka wa muntu wambwiye ko Imana ingiriye neza, ndashaka wa muntu niwe nshaka guhura nawe. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Ngo nuko ngo amugezeho, ngo ahita mwikubita ku birenge, ataragira ijambo na rimwe avuga, ahita mwikubita ku birenge. Aravuga ngo Gehazi ngo agiye kumufata ngo amukureho, Elisa aramubwira ngo hoya wimukoraho, ndabona mu mutima wababaye, nubwo ntacyo arambwira,
ngo ariko mu mutima warababaye kandi Imana yabimisha. Hari igihe Imana iceceka nshuti yanjye, hari igihe Imana iceceka ku kibazo, hari igihe Imana iceceka ishaka kureba uko byitwaramo, hari igihe ukubitana n'ikibazo Imana igaceceka kugira ngo ureke umutima udatamujya mu bapfumu. Hari igihe Imana iceceka, Imana ishaka kureba ku mutima udatana ngo ujye ku nshuti n'imiryango. Wakubitana n'ikibazo ugahita uhamagara uri muri Amerika, wakubitana n'ikibazo ugahita uhamagara inshuti. Mbere yo gupfukama ngo ubwire Imana, ukabanza guhamagara uri muri Amerika, banza ubwire Imana kuko niyo yaguhaye ibyo ngibyo ufite. Ni nayo izi mpamvu icyo kibazo kije. Uri muri Amerika yaguhereza amafaranga, ariko amafaranga ntacyo yakumarira nshuti yanjye. Uri hirya no hino mu bihugu bitandukanye, cyangwa se ufite amafaranga hirya no hino, ntacyo yakumarira. Kimwe kubita ku birenge ngo amubwire ijambo rikomeye cyane, aramubwira ngo si wowe wambwiye ko Imana impaye umwana. Nubwo Bibiliya itabivuga, ariko birashobora ko muri ako kanya mbwa ati ntabyo nigeze ngusaba, ntabwo nigeze ngubwira ngo Imana impa umwana, niwe wabimpanuriye. Nanakuzana nanabacumbikira mu rugo, ntabwo nari ngamije ko Imana impa umwana. Numvaga nshaka gukorera umugisha gusa nkuko nabitojwe, nkuko nabibwirijwe, nkuko bindi mu mutima nsanzwe mbikora. Ngo nuko Elisa ngo abwira Gehazi, amwa ngo fata iyi nkoni, ngo wende ifarashi wihute cyane, ngo ugende ngo urambike inkoni ku maso y'umwana. Elisa yari afite kwizera ko ibyo bintu biri bukore, yari afite kwizera ko ibyo bintu biri bukunde, ariko umutima wa Gehazi ntabwo wabishyikiraga. Nubwo Gehazi yagendaga na Elisa, yarataragira kwizera kurambika inkoni ku maso y'umwana agakira. Hari igihe gendana n'abantu, hari igihe n'abantu ari abacantege, hari igihe n'abantu badafite kwizera, bafite kwizera ariko badafite kwizera gutuma barambika inkoni ku maso y'umwana agakira. Umumama yagize yerekwa, arabwo Elisa nubwo bigenje gutya, ariko ndabona muri Gehazi nta gisubizo kivuvemo. Umumama arabwo ati ngurahiye Uwiteka nkorera, ntabwo uguma ahangaha, tugende tujyane kuko ni wowe ndeba, ni wowe nitegereza nkabona uri bubemwe igisubizo Imana iri bukoresha. Jya wegera abakozi b'Imana bafite amavuta, jya wegera abantu b'Imana bagira icyo bakumarira, jya wegera abantu b'Imana bagira icyo bagufasha mu buryo bwo gusenga, jya wegera abantu bakugira inama nzima. Va mu kigare, va mu businzi, va mu basinzi, jya wegera abantu b'Imana bagira icyo bagufasha. Ngo nuko Elisa n'umumama nabo barirukanka, bibiramwe ngo cyabikora Gehazi ngo abaca harihuta, ngo arambike inkoni ku maso y'umwana nkuko umugore yabitekereje ngo ntibyari igihe cyo bitanga. Ngo agaruka basanga mu nzira, avuga ngo nta cyumwana, ngo nta kintu nta reaction yabaye, nta umwana nigeze akanguka. Ngo nuko bihuse cyane Elisa ngo yinjira mu mwanya wo gusenga, yinjira mu mavuta yo gusenga. Imana ishimwe. Atangira yerekeza umutima wo kuwiteka, arabwiye Uwiteka ati Uwiteka tuvugane winsebya, Uwiteka winkoze soni. Birabanga umugisha Uwiteka atanga ngo nta mubabaro ajya yongeraho. Nshuti yanjye umugisha Imana itanga nta mubabaro ajya yongera. Iyo witwaye neza nta mubabaro ukurikira. Iyo Uwiteka guhaye umugisha nta mubabaro ukurikira umugisha. Iyo Uwiteka guhaye umugisha aguhaye, kandi yaguhaye umugisha aguhikiraho n'uburinzi buzakurikirana umugisha. Hari igihe umuntu agutera inkunga akaguhereza inkunga, ariko akaguha n'uburyo bwo kurinda iyo nkunga. Bijya bibaho, niko Uwiteka bigenza. Rero nshuti yanjye, iyo Uwiteka aguhaye umugisha aguha n'uburinzi buzarinda uwo mugisha aguhaye. Imana ishimwe. Ngo nuko ngo Elisa yinjira mu masengesho, aravuga ati hari Satani yabashatse kunca muri humye, akaba ashatse kugayisha Imana. Jambo rirambwira ngo nuko ngo Elisa ngo yinjira mu cyumba asengera umwana, ngo amaze gusengera umwana, ngo umwana ngo arakanguka. Umwana ngo amuhereza umugore ari muzima, amuhereza umugore nta kibazo. Ngo umugore ashima Imana. Satani yaramuriganyije, Satani yaramunyaze, Satani yaramwishe, Satani yarashatse kugayisha Imana. Kwari kugira ngo umugore yinjire mu gushidikanya, avuga ngo Imana impumugisha wisubiza mu kanya bitashimishije, ariko Imana ikora igitangaza. Umugore asubirana umwana. Niba waragumanye umugisha w'Imana ukagumiza Imana ku buzima bwawe, Imana yo mu ijuru gusubiza ibintu bya Satani yaranyaze mu izina rya Yesu. Imana igusubiza ibintu bya Satani yari yibye. Hari umugisha Imana yaguhaye, Satani agira ifuhe, Satani ararakara, ariko kuko Imana itimutse mu buzima bwawe, kuko wakomeje kugumana n'Imana, kuko ukomeje gutindana n'Imana, kuko utacyabakibye ngo urebe ku ruhande, Imana igusubiza akazi kawe, Imana igusubiza amafaranga yawe, Imana igusubiza umutungo wawe, Imana igusubiza ibintu Satani yarakwibye, Imana igusubiza ibintu Satani yaranyaze, Satani yarabiremberanye. Wari kwibaza uko bigenza, wari kwibaza ngo mbese bigenze bite, wari kugiye gushidikanya, ariko Imana nigusubiza umugisha wawe mu izina rya Yesu. Amen. Ndakwaturiraho umugisha, ndagusengera mu izina rya Yesu, kuko wagumanye Imana ku buzima bwawe, Imana igusubiza umugisha wa Satani yari yibye ku buzima bwawe. Nkuko Elisa yasubije uramuma umugisha we,
w'umwana Yesu Satani yari yibye, nawe Imana igusubiza umugisha mu izina rya Yesu. Ndagusabira Imana ngo ibyawe byari birembereye, ndagusengera mu izina rya Yesu wo nkurikiye, ndagusengera mu izina rya Yesu umugisha wa Satani yari yibye, yarawibye ku manywa, yarawibye mu gitondo, yarawibye nimugoroba, ariko ndagusengera mu izina rya Yesu akira umugisha wa Satani yari yibye mu izina rya Yesu. Ariko ndagusengera niba waragumanye n'Uwiteka ku buzima bwawe, niba waragumije Imana mu buzima bwawe, niba kandi warutangiye kureba ku ruhande, garuka. Ndakubwira ngo garuka, Imana ikagarura umugisha wawe Satani yari yibye. Twasomye ubundi ubutumwa bwizwe bwanditswe na Luka, buvuga ku mugore wari ufite umwana ngo urwaye abadayimoni. Uwo mugore ngo yari muri quartier, ngo ariko yumva ibitangaza Yesu agenda akora, ngo nuko ngo hageze ngo Yesu ngo atamuka muri iyo quartier. Bibirambwira ngo nuko ngo amwirukanka inyuma nko mu metero, ntago bira itanga detail, ariko ni gihe cyari kirekire kuko byagezeho umugore agenda asakuza, Yesu amwima amatwi. Turahangaha wavuga ngo Yesu yari umugome kuko yamwirengagije, ariko aricyo Yesu yashakaga. Yitegereje mutima w'uyu mumama, asanga uwo musaba ntabwo atunganye, kandi asanga umusaba ntabwo akwiye guhabwa, ntabwo aragera ku kigero cyo guhabwa. Hari igihe usaba nshuti yanjye ukaba utaragera ku kigero cyo guhabwa, ngo nuko umugore asakuza agira ngo Yesu mwene Dawidi, ngo mbabarira, ngo umwana wanjye atewe na dayimoni. Yesu yica amatwi araceceka. Hari igihe Yesu yica amatwi bitewe nawe, hari igihe Yesu anagwa kukubwira kubitewe nawe. Turi kwijambo rivuga ngo mbese urinde cyangwa uri iki? Urinde wowe usaba, urinde usaba gutabarwa, urinde usaba kurengerwa, urinde usaba kugirirwa neza no Uwiteka, urinde. Uri umwana w'Imana, uri umukristo wakijije, mu gitabo cy'Imana urimo, mu bana b'Imana urimo. Nshuti yanjye wowe nkurikiye, reka dufate urugero. Abana baba barashonje, bamaze 7 batarya, bamaze 7 batarya. Ubonye ifunguro mu gitondo ubaha ibyo kurya, haje umwana ku ruhande, aba nibyo ufite nibahaza abantu, wabanza nde nshuti yanjye? Iyo dusomye mu kindi gitabo cyanza ngo Yesu yaramusubije ngo abigishwa babwiye Yesu bamwanga ngo bwira uyu mumama ngo asubire inyuma ko ari kudusakuriza. Reba aho tuvuye, reba naho tugeze, kuva adukurikira adusakuriza, babwira Yesu temwirukane. Yesu aravuga ati, arabongorera, abavuga gahoro, avuga ngo mumwihorere. Ntabwo naje gushaka abameze neza, ahubwo mwene bari nibo naje gushaka, hari cyo nshaka. Impamvu Yesu acecetse hari cyo ashaka ku buzima bwa inshuti. Impamvu Yesu acecetse hari cyo ashaka, arashaka kubanza kugera ku rugero rwo guhabwa. Amen. Bibiliya irambwira ngo nuko ngo Yesu ngo aramuhindukirana, aramwitegereza. Yitegereza uwo muntu uri kumusaba, asanga n'umusambanyi. Yitegereza umuntu uri kumusaba, asanga n'umusinzi. Yitegereza umuntu uri kumusaba, asanga n'umurozi. Yitegereza umuntu uri kumusaba, iyo abonye udufaranga dukeya hafi ajya ni muri rogi, ahafi ajya ni mu busambanyi. Yitegereje umuntu umusaba, asanga ahafi ajya n'icyo ahabwa nta kintu kimaza. Ngo nuko aramubwira ngo si byiza kwenda ibyo kurya by'abana ngo mbijugunyire imbwa. Amwe ngo si byiza kwenda ibyo kurya by'abana ngo mbijugunyire imbwa. Turi kwijambo rivuga ngo urinde uriki, wowe usaba urinde. Iyo Yesu kwitegereje abona urinde, ngo si byiza kwenda ibyo kurya by'abana ngo mbijugunyire imbwa. Mu mama nawe atavuga ati kumbi ndimbwa, kumbi niruka nasabaga Yesu ndimbwa. Aravuga ati ariko nubwo ameze gutya, igihe cyose namwirukanseho ngiye guhita nihana nce bugufi. Amen. Ahera ko arihana mu mutima, avuga ati niba bimeze gutyo nkaba ndimbwa, reka mpinduke umuntu w'Imana. Ngo ahita akubwira Yesu ngo aramubwira ngo umwigisha, ngo nibyo koko, ngo ariko n'imbwa nazo zirya ubuvungukira buvuye ku meza y'abashebuja. Yesu yitegereje umuntu umusubije gutyo, ahita amubwira ngo mugore, ngo kwizera kwawe kuragukijije. Ahita ategeka dayimoni iri mu mwana, avuga ngo ndategetse uwo mwana uyo dayimoni nivemo. Ako kanya kuko umwe garaciye bugufi yihannye. Yesu arashaka ko wihana nshuti yanjye. Yesu arashaka kuva mu buzaha, arashaka kuva mu busambanyi, arashaka kuva mu bujura, arashaka kuva mu bugambanyi, arashaka kuva mu ureka inzoga, arashaka kuhindukira yanza kugirira neza. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Bibiliya irambwira ngo nuko ngo dayimoni hitiva mu mwana, ngo umwana hitabindo aba muzima. Byatewe n'iki? Byatewe nuko umumama yakijijwe, byatewe nuko umugore yakijijwe akihana, Yesu akamugirira neza. Urashaka kugirwa neza n'Uwiteka, urashaka Uwiteka kugirira neza. Warasenze igihe kirekire, ariko akakazi wabonye
urimo urashaka akazi ariko hari umunsi witeka yaguhaye ikiraka agira ngo agupime ureba amafaranga wahembwe nta n'umuntu wafashije imfubyi ziri hariya zirimo zirarira abapfakazi bambaye ubusa niwafashe n'igihumbi byibuze ngo namugurire n'akenda ahubwo abe wahembwe wayajyanye mu kabari none wasaba witeka ngo aguhe akazi nta kuzabona. Uwiteka yaguhaye ibyo kurya wamusabye ibyo kurya arangije arabiguha ariko ni imfubyi iri ku ruhande abapfakazi bari ku ruhande nta numwe bigezeho n'ikiro cy'akawunga ngo umuhereza nawe arariza abana none washaka Imana iguha stock y'ibyo kurya ntabyo uzabona. Ntabwo Imana ifite umugambi umwanya wo gufata ibyo kurya byayo ngo bihereze imbwa. Banza ukizwe Yesu aguhe, banza ukizwe Yesu aguha akazi, banza ukizwe Yesu aguha ubuzima, banza ukizwe Yesu akwambike, banza ukizwe Yesu aguhe pere mushaka, banza ukizwe Imana ikugire neza, banza ukizwe Imana ikuramurira ikiganza cyawe cy'umugisha, banza ukizwe Imana igutabare nkuko ubishaka. Irashaka kubanza gukizwa ukagera ku rugero. Ntabwo Imana izaguha imodoka nshuti yanjye ugenda ku igare cyangwa kuri moto ariko nta numwe wahari ifuti, nta numwe wagirira neza, nta numwe wagira icyo ufasha. Iyo umuntu agomagaye ngo wamfashije ufite amafaranga cyangwa ufite wamufasha nta kintu kimwe mumarira none ashaka kuwitega ngo birenze nta mwanya afite wo gufata ibyo kurya by'abana ngo bihereze imbwa. Ndagusabira kugira ngo banze ukizwe numara gukizwa Yesu aguhe umugisha kandi arawufite. Biramwe ngo nzibyo nibwira kubagirira ngo nibyiza zasibiri. Yesu afite ibyiza byinshi kandi ibyo ngibyo usaba byose Yesu arabifite. Ibyo ngibyo usaba byose Imana irabifite. Ikibanza ikishaka no kubanza gukizwa kugira ngo izabiguhe uzayigira umumaro. Ibyo guhaye nibyo kwamaza ubwami bw'Imana ntabwo ari byo kujya kwamaza ubwami bwa Satani. Iragira ngo izaguhe ariko imfubyi zizarye, iragira ngo izaguhe abapfakazi bazashima Imana, iragira ngo izaguhe abarera hanze babona aho kuba, iragira ngo izaguhe abadafite inkweto zo kwambara bambare, iragira ngo izaguhe abadafite Imana ishimwe abadafite ibyo kurya babibone, iragira ngo izaguhe imfubyi zishima Imana, iragira ngo izaguhe umugisha ariko abakukikije bababaye bazishime kubera ko wabahaye nawe. Ndagusabira umugisha w'Imana, ndagusabira gukizwa, ndagusabira kwanza kwegera Imana kandi ndagusabira kugira ngo utunge Imana mu buzima bwawe. Ibindi byose Imana izabikora, ibindi byose Imana izabikora. Biramo ngo manze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwawe. Ibindi byose sizi imodoka dushaka, saya amazu dushaka, saka akazi keza dushaka, Uwiteka arabifite, Uwiteka arabifite ariko iragira ngo ibanze ukizwe neza uve mu byaha. None se cyagiye Imana yaguhaye kiraka nshuti yanjye urangije kugira ngo utanga akazi ukabanza gusaba avance y'igitsina. None Imana yaguha akazi ka perimana ukagire gute? Hanze hari abakobwa bari kurira benshi barembejwe nuko aba bakoresha babasaba ruswa y'igitsina. Imana ishaka kubanza kuva mu izo ngeso mbi, Imana ikagaho akazi ushaka. Va mu kwirukanga kumire neza. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha kuba nanjye mwiri jambo. Imana iguha umugisha kuko hari icyo kigufashije. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Hinduka va mu byaha Uwiteka kugirire neza. Ngiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana ariko urinde uri iki? Uri umwana w'Imana, urakijijwe neza, banza ukizwe. Numara gukizwa Yesu akugirire neza, numara gukizwa Yesu akurambura ikiganza cy'umugisha, numara gukizwa Imana iguha ibyo ushaka ku buzima bwawe byose. Kandi usibye nibyo nukizwa neza uzabona n'ubugingo, nukizwa neza Yesu azakugirira neza kandi n'ubugingo uzabona. Si iby'isi gusa. Petero yabajije Yesu ijambo ryiza hamwe ngo se nko kugiye ugiye ngo hanyuma twebwe gusize uzatufasha iki? Bizatumara iki? Yesu avuga ngo mukiri mu isi nzabakubira ngo ariko ikigeretse kuri ibyo nzabaha n'ubugingo. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu afite byose wifuza ku buzima bwawe, icyo ashaka no kubanza gukizwa. Reka dusenga Imana. Urakijijwe, urakijijwe, umutima uragwameza kukijijwe, kuri murasaba Imana ngo kugire neza. Urakijijwe, niba ukijijwe tuza mu kuboko kwiza kw'Imana harimo byose wifuza. Niba udakijijwe kandi ca bugufi, bwira Imana ngo Mana mbabarira, bwira Imana ngo nyeza kandi ntunganye, bwira Imana ngo ndashaka gukizwa, ndashaka kugira ku rwego, ndumva nshaka kugira ku rwego, undebe ukanyishimira hanyuma ukampa. Sobanukirwa ko Imana ifite byose wifuza ku buzima bwawe. Nurangiza uce bugufi va muri ibyo byose Imana ikugirire neza. Reka dusenga Imana nshuti yanjye, reka dusenga Imana ariko nusa gutakijijwe muri risengesho ndagusaba ngo usenge isengesho ryo kwihana no guca bugufi. Ngiye gusengera mu izina rya Yesu, ngiye kubwira Imana ikubabarira ibyaha, ngiye gusenga Imana ikweze gutunganye, ngiye gusenga Imana ikubarire ariko kandi nimara kubabarira hanyuma ujye wasaba. Ariko niba utarezwa ntabwo Imana ifite ibyo kurya by'abana. Hari abantu benshi bari ku misozi nshuti yanjye, hari abantu benshi bari ku misozi basaba Imana ngo ibarengere kandi bakabibasaba bakijijwe. Abo ni Imana ije gukorana nabo, ni Imana ije gusubiza, ni Imana ije guha umugisha.
niba ushaka kujya muri abo ngabo ca bugufi usenga Imana nurangiza wihane kandi urababarirwa nta cyaha na kimwe Imana itababarira ubusambanyi iriteguye kubabarira ubujura n'ubwicanyi iriteguye kubabarira buri cyaha cyose wakoze Imana iteguye kubabarira nurangiza gusaba nurangiza kubwira Imana kubabarire Imana yiteguye kuguha umugisha n'ibyo ushaka byose ku buzima bwawe ndagushimye witeka Imana nyiringabo ndagushimye witeka Imana ngushimiye kuri umukozi w'umuhanga ngushimiye kuri Imana kwizerwa ngushimiye ko uri Imana ishobora byose ngushimiye kuri Imana ihindura amateka ngushimiye kuri Imana ikora ibitangaza ngushimiye kuri Imana ihindura amateka y'abantu uriya mama yarafite ikibazo cyane yararembejwe nuko umwana arwaye abadayimoni ariko akimara kwicisha bugufi no kwihana utegeka dayimoni nta dayimoni iri hejuru yawe nta yindi mbaraga iri hejuru yawe usibye n'ibyo n'ibibazo bindi dufite ku buzima bwacu niduca bugufi uzabikemura n'akazi n'imibereho n'abantu baruhijwe n'icumbi n'abantu baruhijwe n'ibibazo bitandukanye n'abantu baruhijwe n'ibibazo by'uburyo butandukanye hari abantu byanzwe n'imiryango abahitamo kwiyahuza itabi n'inzoga ariko Uwiteka we bahitamo kwiyahuza itabi bahitamo kwiyahuza kanyanga bahitamo kwiyahuza inzoga z'uburyo butandukanye bahitamo kwidoroga kugira ngo babone amahoro ariko nta yandi mahoro atangwa ataramura aturuka ku Uwiteka amahoro nyamahoro atangwa n'Uwiteka ndasengera abantu mu izina rya Yesu ndasengera umuntu nkurikiranye yaba ankurikiranye kuri computer yaba ari mu modoka yaba ari mu nzu yifungiranye yaba ari mu kazi afite agahinda afite umubabaro aribaza inzira yuko byagenda ndamusengeye mu izina rya Yesu ndamusengeye mu izina rya Yesu mbaraga z'Imana zimumanukire mbaraga z'Imana zimubeho mbaraga z'Imana zimuganze bwami bw'Imana nibuze numusure numugenderere yateza amatwi ijambo ryawe yumvise icyo agomba gukora ahisemo kwihana la sando brerevo ahisemo kwihana ahisemo kwatura ahisemo gaca bugufi ahisemo kugukurikira ahisemo kureka itabi la sando bre ekotaya ahisemo kureka ibyaha aragukurikiye ndamusengeye mu izina rya Yesu mbaraga z'Imana zimubeho kandi musure cyane mugenderere abone kuboko kwiza ku buzima kw'Imana ku buzima bwe kandi azaba umuhamya mwiza wo kuvuga ijambo ryawe azaba umuhamya mwiza wo kuvuga imirimo y'Uwiteka kandi akemara guca bugufi akemara kukwizera no kukwiringira akemara kureka imirimo yakoraga mibi ahisemo kugukurikira ndasenze kugira ngo umanure umugisha ku buzima bwe wongere umwiyereke cyane arwaje umuntu igihe kirekire afite icyifuzo amaranye igihe kirekire akimara guca bugufi no kwihana ukimara kumweza ndamusabira kugira ngo umanure ibisubizo ku buzima bwe kandi ikibazo afite ugikemure mu izina rya Yesu azaba umuhamya mwiza wo guhamya kushobora byose azaba umuhamya mwiza wo kuvuga kuri Imana itagira ukwigenza urakoze kubikoze kandi urakoze kumurengeye urakoze kumutabaye urakoze ugire neza uyu mama ugire neza uyu musore ugire neza uyu mugabo ugire neza uyu muntu wari unkurikiranye ugiriye neza aba bantu bari bababajwe n'ibibazo bitandukanye bari babuze inzira ariko uyibahe mu izina rya Yesu kandi bazavuga imbaraga z'Imana no gukomera kwawe urakoze kutugire neza twese dusabye igicano mu izina rya Yesu Kristo imbaraga z'Imana zihe umukozi wawe amavuta n'imbaraga numushyigikire mu izina rya Yesu uyu muri bahagurukiye gukora ndamusengeye mu izina rya Yesu mavuta ya Imana namubeho azahura n'ibimugora byinshi azahura n'imbogamizi ariko mukomeze mu izina rya Yesu kandi umwagurira imbago data wa twese uri mu ijuru ryera ndamusengeye kugira ngo umugirire neza uyu muri bahagurukiye gukora uyu muri ari gukora mu izina rya Yesu mukomerezemo kandi urusheho kumwagura kuko uri Imana ishobora byose urakoze mu izina rya Yesu komeza kudushyigikira Mana kandi usibye n'ibyo ngibyo uzaduhe n'ubugingo kuko ubugingo nibwo buzabona Imana dusengeye ubugingo bwacu dushyigikire mwami erega ejo uraza vuba kandi ntabwo uzatinda kandi nuza ntuzaceceka kandi uri bugufi kuza rwose cyo dusenze dusaba muri aka kanya n'ubugingo bwacu dusengeye ubugingo bwacu abantu benshi baracogoye abantu benshi basubiye inyuma ariko dusebye kugira ngo ubugingo bwacu ubu dushyigikiremo kandi udukomeze uduhe inzira nziza kugira ngo tuzatugezaho tuzugomba kugera cyo ni kibi cyawe rero nudushyigikire muri byose mwami tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen amen Imana ibahe umugisha kandi Imana ibashyigikire Imana ikugire neza nshuti yanjye kuri screen bashyireho nimero wahamagaraho ufite icyifuzo ushaka kuyoboza cyangwa se ushaka kugirwa inama bashyireho nimero kuri screen uze kuza kuyibona uzahamagara umukozi w'Imana ushaka gusengerwa ushaka kugirwa inama ufite ikibazo kikuremereye haba ninjoro biremewe guhamagara ugasengerwa haba kumanywa igihe cyo cyose bashyireho nimero kuri screen uzahamagare bazakwitaba bagusengere bakugira inama bakuyoboreye mu nzira nziza kandi urifuza kugirwa inama y'uburyo wava mu biyobwa by'abwenge urifuza kugira inama iyo ari yo yose wagisha turahari kugira ngo bakugire inama bashyireho nimero kuri screen uzahamagare kandi Imana izadufasha nawe izagufasha kandi humura
Imana irahari ngo igutabare.